Abakunzi ba filime, wowe ukunda filime cyangwa ugira amatsiko kuri filime wifuza kumenya byinshi cyane kuri filime, igihe hino tuganire. Uyu munsi tugiye kureba filime 10 za mbere ku isi zinjije amafaranga menshi cyane kurusha izindi mu bihe byose. Ese uribaza nka filime wenda ya 10 yabanyije nk'amafaranga nkangahe? Icyo nabwira cyo nuko muri filime tugiye kureba nta nimwe iri munsi ya miliyari y'amadolari. Usugira amatsiko menshi cyane wibaza ukuntu izo filime zinjiza ayo mafaranga. Reka tuzinyuremo turebe 10 za mbere zinjije menshi kurusha izindi ku isi, kandi ubwo ndavuga mu bihe byose. Aha ni kuri RTF Universe. Nakwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubona ibyiza byinshi tubagezaho buri munsi. Ubwo ndababwira amafilime, ibiganiro bitandukanye n'inkuru nziza cyane wakugiramo byinshi. Kanda wasi kuri subscribe kandi ukore na like, ukore na comment na share kuri icyo kiganiro. Gende guzitaye cyangwa unyite Black Superman. Kaduhere kuri filime ya 10. Yakunzwe cyane kubera action n'amarangamutima cyane kundwa kurushaho nyuma y'aho umukinnyi w'ikinamo witwa Paul Walker yaramaze kwitaba Imana. Abenshi mu